neza abakunzi b'isoko y'ubworozi. Muri iki kiganiro tugiye kubageza uburyo wakorora inkoko gakondo zikakugezaho inyungu nyinshi mu gihe gito kandi vuba. Abantu benshi batekereza ko inkoko gakondo kugira zitanga inyungu bisaba igihe kirekire, ariko muri iki kiganiro tugiye kubagezaho amabanga wakifashisha ukagera ku nyungu mu gihe gito mu gihe worora inkoko gakondo. Icyo usabwa nta kindi ni ugukurikirana iyi video kugeza irangiye ukabona ayo mabanga wakoresha kugira ugere ku nyungu mu gihe gito worora inkoko zawe za kinyarwanda. Rimwe mu mabanga badakunze kwitaho, irya mbere ni ukumenya gutoranya ubwoko bw'inkoko bwiza. Gutoranya ubwoko bw'inkoko bwiza ni hahandi uzatoranya imishwi ikomoka ku nkoko zifite ubuzima bwiza. Icyo gihe iyo mishwi ndakabuza nayo izakura vuba iguhereza inyungu mu gihe gito. Ikindi kintu wagenderaho ugiye guhitamo, uzahitemo kugura imishwi ikiri hagati iminsi 3 kugera ku minsi 5, ndetse uzahitamo n'ubwoko bwiza bw'inkoko ugendeye. Nk'urugero ntabwo hari ubw'inkoko za local chicken wakorora, wahitamo korora koroira cyangwa se ugahitamo korora improved local. Izo ni zimwe mu nkoko gakondo wakorora zikunguka vuba, kuko izo ni inkoko gakondo zo mu bwoko bw'inkoko zirumbuka mu gihe gito. Inama naguhereza ahangaha ni uko mu gutangira irinde gutangirira ku nkoko nyinshi cyane, nibura hera ku nkoko 30 kugera ku nkoko 50, uzorora mu gihe cy'amezi nk'6. Niyo izaguhereza experience y'ukuntu uzita ku nkoko nyinshi. Uzahera ku nkoko ngeya ugenda uzamuka gake gake, ari no kugenda wakira ubumenyi bw'ukuntu uzorora inkoko nyinshi cyane. Reka none tujye ku buryo bwa kabiri wakoresha inkoko gakondo ikaguha inyungu vuba. Uburyo bwa kabiri rero ni igice cy'imirire. Imirire, inkoko gakondo iyo tugeze ku mirire nazo zirya ibiryo byoroheje. Ufite kuzihereza ibiryo byagiye bisaguka mu rugo, harimo nk'imyumbati, ibijumba, amafi yumye, ubwo n'indagara ndetse n'ibindi. Ikindi ni inkoko zikunda no kurisha, zirisha ibyatsi bisanzwe. Ubwo ku mirire iyo uzigaburiye neza nabwo zituma zikura vuba, zikazaguha ya nyungu mu gihe gito aho gutegereza igihe kirekire. Nanone niba ukeneye ko zikura vuba cyane, ujye uzongerera ibindi biribwa birimo nka buranda, ndetse ku bimera wajya uzihereza ibikakarubamba, tungurusumu, tangawizi n'ibitunguru, kuko ibyo ngibyo bizafasha mu kurwanya uburwayi ndetse na mikorobe hagati muri zo. Ujye uzigaburira ibinyamisogwe, ifumbire y'ifu bizwi nka mineral black, bikajya bizifasha nabyo mu gukomera amagufa. Ahangaha icyitonderwa ni ukujya uzihera amafunguro ku gihe, ukaziha amazi meza nayo ahoraho. Ikindi ukavangura inkoko zikiri ntoya n'inkuru, kuko nabyo birafasha mu mikurire yazo. Impamvu ya gatatu ni aho ziba. Inkoko gakondo ntabwo zigorana mu kuzubakira ikiraro cyazo, kuko ikiraro cyazo wazubakisha ibiti, amabati ashaje, amapine y'ibinyabiziga. Ikiraro cy'inkoko kigomba kubakwa ku buryo kigomba kurinda imvura, izuba, kikaba gifite ubusitani bugikikije. Ucyubaka mu buryo kiba kirinda umutekano w'inyamaswa ndetse n'abajura. Ikintu cya kane wakora kugira ngo inkoko yawe ya gakondo ikure vuba iguhe umusaruro byihuse, twavuga ni ukurinda indwara. Indwara niyo mpamvu nyamukuru ituma aborozi bagwa mu gihombo byihuse. Uko twakwirinda indwara: icya mbere ni ukugaburira inkoko zawe ibiribwa birimo ubudahangarwa. Icya kabiri, gaburira inkoko zawe ibimera by'imiti gakondo, twavugamo ibikakarubamba, tungurusumu, ibitunguru, tangawizi ndetse n'ibindi bimera nk'uko twabibonye muri video ibanza. Iyo video utarayirebye iri kuri no channel, ni video ibanziriza iyi ngiyi, jyaho uyirebe. Iyo video irimo imiti ya gakondo yose watera ukajya uyifashisha mu bworozi bwawe. Ikindi wakora, fata umunsi wo kujya uzikingira indwara, harimo nka gumboro na Newcastle. Zigaburira amazi afite isuku. Ikindi kintu cy'ingenzi, ujya usura inkoko zawe buri munsi, urebe niba harimo irwaye, uyikure mu zindi, uyishyire ukwayo, uyihereza imiti iri ukwayo washyize mu kato. Uburyo bwa gatanu bw'uko wabyaza inyungu inkoko gakondo: uburyo bwa mbere ni ukugurisha imishwi. Jya ugurisha imishwi imaze ukwezi kumwe cyangwa amezi 2. Uburyo bwa kabiri,
Uko wagurisha amagi. Gurisha amagi ugitangira kubona amagi. Inkoko gakondo izatera igi rya mbere guhera mu cyumweru cya 18 kugera mu cyumweru cya 20. Icyo gihe zizaba zitangiye gutera amagi ya mbere. Uburyo bwa gatatu ni ukugurisha inyama. Inkoko za gakondo zigira inyama zikundwa cyane n'amahoteli ndetse n'abantu, cyane cyane ku minsi mikuru nka Noheli. Icyo gihe uzasanga inkoko gakondo zikenewe n'abantu benshi. Kuri icyo gihe urumva nicyo gihe cyiza cyo kubyaza inyungu za nkoko zawe za gakondo. Mu gice cya gatandatu ari nacyo cyo gusoza, ni ukubagira inama rusange. Muze hamwe turye inama rusange y'uko wakorora inkoko gakondo. Inama naguhereza ni uko ugomba gutangira gahoro gahoro ariko ukabikora mu buryo bunoze, mu buryo bwa kinyamwuga. Uburyo bwa kabiri, jya utegura neza aho uzakura ibiribwa, imiti ndetse n'isoko uzazigurishaho zimaze gukura. Inama isoza, buri cyumweru jya wibaza aho utagenze neza ubashe gukosora mu cyumweru gitaha. Ubworozi bw'inkoko za gakondo burashoboka cyane mu gihe ubuhaye umwanya wawe ukabwitaho, ndetse kandi nk'uko tubibonye buguha inyungu ikwiriye igendanye n'uburyo ki wazitayeho. Turabashimiye kuba mwakurikiye kino kiganiro. Wowe ubashije kugera ku musozi wacyo, reka musabe mwibutse gukora subscribe, kora like, ugisharinge mu nshuti zawe z'aborozi kugira nabo babashe kubona ano makuru. Ikibazo wagize, igitekerezo, inama, waca muri komenti ukatwandikira. Yaba hari ikibazo ufite ukeneye ko twaza gukoreraho, ukeneye kubaza, wakandika muri komenti tukaza kugusubiza.